tuzi neza ko bizaba ari ibitangaza bihebuje. Bizaba ari ibitangaza bihebuje kubona abirabura bagaragazwa nk'ubwoko bw'Imana. Abirabura bitwa ubw'Imana muri ino minsi nta muntu uzabahagarika. Bari kugenda bakura, ukuri kwabo kujya hanze umunsi ku munsi, abantu benshi bamenye ukuri. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abantu bazatangira kubasagarira babarwanye, ariko Imana yabashyizeho akaboko kayo izakomeza ibarinde, ahubwo ibagure abantu benshi bagenda bavuga ko ibyo bigisha ari ukuri, noneho babimenye ko bazagenda batahura ibinyoma bagiye babeshwa imyaka n'imyaka kugeza magingo aya. Ni ukuvuga rero ikizafasha abirabura bavuga ko ari ubwoko bw'Imana gukomera no gukomera mu kuri kwabo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizakomeza ribyemeze ko ijambo ry'Imana ubwaryo riri kugenda riva muri Bibiliya riza hanze. Gute? Kuko abantu batangiye kubona ko ibyanditswe byera ari ukuri nyakuri kwavuye ku Mana. Ibyo bigisha rero ibyo bigenda biva muri Bibiliya biza hanze, kuko iminsi ita tugenda twegereza ya minsi yahanuwe kera na kare ko mu bihe bya nyuma abantu bazabona umwuka w'Imana bagahanura, bakigisha kandi bagasobanukira ijambo kuko riri kugenda risobanurwa rigasobanuka ku buryo bwumvikana, atari nka kera basomaga Bibiliya ntibayumve. Kubw'ibyo rero abantu benshi bazakanguka bamenye ukuri, bibaze, bagire ikimwaro cy'ukuntu babeshywe imyaka n'imyaka imyaka 2000 n'upfa ubuzima bwabo bwose kugeza magingo aya. Bizabatera isoni n'ikimwaro, bityo afite umutima mwiza nibo bazakurikira ukuri, maze bamenye ko abirabura nyabirabura ari bo bwoko bw'Imana. Bumve ibintu byahinduwe, abantu babeshywe, kuko abantu ibinyoma byatumye bibatwara bikaberekeza inzira yo kurimbuka, bakugira ngo bashakishe ukuri kwabagoye babeho ubugingo buz'iherezo Imana yabageneye. Kubw'iyo mpamvu rero abandi ndagusabye shakisha ukuri, ukanguke, hato nawe utazisanga mu bazarimbuka kubera kutamenya ukuri. Igihe rero benshi bazakanguka bakurikira ijambo, kuko bazabona neza ko abirabura ari bo bwoko bw'Imana kandi bigisha ukuri. Muri Amerika, mu mahanga yose, mu Burayi, muri Afurika abantu bose bamaze kubimenya, ntabwo bikiri ibanga. Utabizi udashaka kumenya cyangwa se ugisinzira igihe kitaragera, ariko nzi neza ko mu minsi mike uko iminsi igenda yicuma ngo Satani akora ibye, reka Imana izana ijambo hanze, noneho iryo jambo rikagenda ribera abantu ukuri, bagakanguka bakava mu binyoma, bakava ibuzimu bakaza imuntu. Kubw'iyo mpamvu rero umuntu uzaba uzi ijambo nyajambo ry'ukuri azanezerwa. Amwifuriza kuzanezerwa muri abo bazaba bazi ukuri. Ngwino ujye mu kuri natwe umenye ukuri, ukubature, ukwigisha abandi, ubahamagarire kuza mu kuri bava mu binyoma babeshwe imyaka n'imyaka, kuko kugira ngo n'umwana w'umuntu atangiye kubona ko ibintu biri ubu ngubu bizaza se cyangwa se abantu bavuga by'abamicishe byose byari ibinyoma gusa, nk'uko muri Yeremiya 13:19 abantu bose bazajya baboroga bavuga bati ni koko twarazwe inyuma gusa. Niba mu kinyoma rero uva mu kinyoma uze mu kuri, twigishe ukuri, maze ukuri tutwature nk'uko byanditswe mu byera. Kandi Imana ikwifuriza abantu bashimiye, urakoze, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.